Yesu ashimwe ku bakunzi ba Evangelizero Monde, mukomeze mugubwe neza aho muherereye. Tugiye kuganira ku isezerano. Abantu benshi kubera ko turi no mu gihe kigoye, umuntu aribaza ati se ibintu Imana yambwiye biracyasohoye, ibintu Imana yambwiye bizaca hehe? Ariko hari ahantu binyura, hari aho bica ndetse rimwe na rimwe bikagorana. Ariko dufite umutumirwa mwiza, pasiteri wacu, reka atuganirize, atubwire neza ese iri jambo ry'Imana noneho rivuga iki ku masezerano. Mbere yuko tumuha umwanya, reka tubanze tumusengere. Mwami, duciye bugufi imbere yawe, turagukeneye kugira ngo ugire icyo ukora kuri iri jambo tugiye guhabwa na pasiteri. Reka ntaba ari we, ahubwo uhumekere muri we, kandi natwe twebwe tubashe kumva neza icyo ushaka kutubwira muri iri jambo. Tubisenze tukwizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni karibu pasiteri, Imana ibahe umugisha cyane. Yesu ashimwe bene data, dusangira urugendo rujya mu ijuru. Dushimiye Imana yongeye kuduha uyu mwanya wo kuganira ijambo ryayo ku bigendanye n'ikintu cyitwa amasezerano cyangwa isezerano. Uyu munsi turaganira ku nkuru za Yosefu dusanga mu Itangiriro ibice 37. Ndasoma umurongo wa 2, wa 3 ngere ku wa 5 nibura, hanyuma nze gusimbuka njye hirya muri Zaburi. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa ba Kase, akajya barira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenye yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamugirira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu imiba ikikiza uwanjye ibikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Imana dufashe cyane. Noneho rero muri Zaburi y'105 umurongo waho 19, uwo murongo uratubwira ngo, kugeza aho ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano rye ryaramugeragezaga. Imana dufashe cyane. Nshuti bene data, ubundi mu buzima umuntu wese avuka hari ikintu Imana yamugeneye mu buzima bwe, uko buzagenda bukurikirana, haba mu bwana bwe, haba akuze abaye ingimbi ku basore cyangwa se umugenda, yaba abaye umwangavu cyangwa umwari ku bakobwa, kugeza yubatse urugo n'Imana irimuteguriye. Umuntu wese burya agendera mu mugambi Imana yateguye. Noneho uwo mugambi, urebye ibi twita amasezerano, ni ibice bimwe by'umugambi w'Imana Imana imenyesha nyirabyo. Ndashaka gusubira muri iri jambo ngo mwumve icyo twita amasezerano icyo ari cyo. Amasezerano ni ibice bimwe by'ubuzima, ou bien ni ibihe bimwe by'ubuzima umuntu azanyuramo, noneho Imana ikagenda ibimenyesha nyirabyo kugira ngo nyirabyo ye kuzatungurwa nabyo. Ariko nk'uko nababwiye mu nyigisho zabanje, ntabwo ibimenyesha bose. Ikindi kandi nta nubwo twanamenya abibimenyesha bari bo ngo tuvuge ngo ni amaprincipe aya n'ayo umuntu yakubahiriza. Icyo gusa twabonye ni uko isezerano rihabwa inshuti. Bisaba ubucuti n'Imana kandi bwimbitse. None uwo muntu Imana ibwira cyangwa amasezerano y'iby'ubuzima bwe, kamubwita imbere bigiye kugenda gutya na gutya,
uwo muntu niwe wicara afite isezerano none akazanyuraho isezerano rizamunyuza. Aho muhumve neza, si we unyuze isezerano ntazanyura, ahubwo anyuraho isezerano rizamunyuza. Muri iri jambo wa mugambi w'Imana na rya sezerano Imana ihaye umuntu nibyo bigenda bimushakira inzira. Haleluya, bimushakira inzira. Imana nishimwe cyane. Nk'ubu ngubu ndashaka kuvuga ku buzima bwa Yosefu mu mwanya ungana n'uwo dufite. Yosefu ni mwene Yakobo nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana. Akaba Yosefu ari umwe mu bana babiri ba nyuma ba Yakobo yabyaye kuri Rasheli, ndetse ni nawe mfura ya Yakobo kuri Rasheli. Icyo mucyumve neza. Agaheruka cyangwa agakurikirwa na Benjamin, hanyuma Rasheli agahita apfa. Ijambo ry'Imana reka twereka yuko Yosefu amaze kuvuka ngo yatonnye kuri se. Niki cyamuteye gutona? Mutagira ngo ubutoni bupfa kuboneka gusa. Icyambere ngo nuko yaragiranaga umukumbi na bene se. Yaragirana n'ab'intama. Abo bene se twumvise hano ni bene Biruha na bene Zirupa ba Mukase. Kari akantu kitwa ba Kase nicyo gasobanura, ba Mukase. Biruha na Zirupa ni abagore ba se Yakobo ariko b'inshoreke. Muri iri jambo ntabwo ari abakeba bya vrai bya nyabyo, kuko Biruha ni inshoreke ye kuri Leya, hanyuma Zirupa ni inshoreke ye kuri Rasheli. Ijambo ry'Imana kutubwira ngo amagambo yose cyangwa ibyo bakoze byose mu rwuri, agataha akabiganirira ise, akamubwira ati nyamara mu rwuri abavandimwe ntibitwara neza, nyamara papa, nyamara dadi, nyamara data, aba bavandimwe mu rwuri nta ibintu baganira simbishima jewe, nyamara papa no mu mukumbi ubona bafata intama nabi. Izo raporo aha twumvikane ntituze kubyita ko ari amateranya, ntitubyita amateranya ngo tuvuge ko wenda Yosefu yatoneshejwe nuko avuga agunda gusebanya cyangwa akazana amagambo, ahubwo ijambo ry'Imana twereka yuko ibyo yagayaga, ibyo yangaga, ibyo atashimaga yihutira kubimenyesha isubabyara. Aha mu buryo bw'umwuka reka mbamenyeshe ko buriya biragereranywa n'uko umukristo ibintu adashima mu bukristo, iyo hari ababonye babikoze yihutisha iyo raporo kwishyikiriza Data wa twese ari w'Imana. Icyo kiratonesha burya, ntimuzagihakare kiratonesha. Uri umushumba runaka ukaba ugira ibintu ugaya ku bashumba bamwe runaka, ukabiripotinga kuri databuja, ntabwo ibyo bintu ari ubujarwa, si uguteranya, ahubwo ni urukundo ukunze umurimo. Uri umuririmbyi muri korali ukaba ufite ibintu udashima ku baririmbyi, ukagira abo bibonaho ukabishyikiriza Data wa twese nyir'umurimo, burya uba utanze raporo nziza kandi ntabwo Imana ibiguhora, n'abantu ntibagombye kubiguhora kuko uragira ngo urebe ibyakosora umurimo w'Imana. Rero mutagira ngo ubutoni bupfa kuboneka gusa, icyo ngo gituma tona kuri se. Twihuse rero, ubwo butoni n'urukundo se amukunze, ngo icya kabiri cyatumaga rubaho ngo nuko ari we wari umwana we muto akomora cyangwa yabyaranye n'umugore we nanone akunze cyane, ari we yirambagirije Rasheli we. Bibiliya ikatubwira yuko ibi byatumye abavandimwe be bamwanga. Ahantu ngeze haratuma ntinyuka mbabwire ko umunyasezerano yangwa. Ntabwo umunyasezerano akundwa, ntabwo umunyamasezerano akundwa. Yangwa nande? Uwa mbere ni Satani, uwa kabiri nawe Satani akoresha. Ari mpamvu nshaka kubabwira ngo banteze amatwi ngo mumenye ko buri umwanzi wawe wa mbere ni Satani, abandi bose nabakoresha, ariko ntukagira umuntu rwose wikoma. Burya umugome ni Satani, niwe uduhemukira cyane. Ariko umunyamasezerano yangirwa iki? Yangirwa bwa butoni afite ku Mana, yangirwa ya migenderere n'umubano we abana n'Imana, n'ibyo bintu agaya cyangwa adashima akabibwira Uwiteka. Ibyo ngibyo ababivuzeho baramugaye, barabimwangira, barabimuhora, ni ikintu cyumvikana. Atonnye kuri se rero barabimwangira pe, barabimwangira, baramuhiga, bamugirira ishyari. Ijambo ryatubwiye ngo maze Imana y'icyo nyikundira nk'uwo nguwo ikamusanga ikamuha inzozi, ikamurotesha,
hari abantu bamwe bigeze kuvuga ngo yakoze ikosa ngo uko yabwiye abavandimwe be ngo inzozi yarose. No. Niba hari n'ahantu mwabiganiriye nimwigarurire ijambo mwarivuze uko ritagomba kuvugwa. Ntabwo kurotorera bene si inzozi ari bibi. Ni ikintu kiri ku bantu bose bafitanye communication nziza, basabanye neza. Nta kintu bitwaye. Ntabwo yabivuze yibona, ntiyabivuze azi icyo binasobanura, ntiyari azi icyo bihatse kuri we. Yabivuze gusa nk'umuntu urotera inzozi bene se. Bagitetse, bakikije nko no kwa kundi mubizi, iri mitogota baganira, kubabwiye ngo ijuru ndarose ibintu bitwaye iki. Ahubwo vuga yuko izo nzozi bahise bumva icyo zisobanura, kandi bumva ntibagishimye, ntibakishimiye, ntibakinezererewe. Umwami adufashe cyane. Reka ngira ahangamba mbabwira akantu. Mwari muzi ko umunyamasezerano iyo Imana ishaka kugira ibyo imubwira imuvuzeho, idashobora kugira ibyo ivuga mu bo basenganye harimo umwanga. Ko kantu ndakababwiye, ntabwo umunyamasezerano Imana ijya ivuga ibye aho harimo umuntu umwanga, harimo utari bubyumve neza, harimo uri bubihe indi interpretation, ubisobanura ukundi. Ntabwo Imana ishobora kuvuga. Umbabone nshima ko kubanya gatoya, igihe kimwe nasenganye n'abantu kandi bari benshi rwose, hejuru ya 20. Imana iramanuka iruruka iravuga, ivugana n'abantu ikabwira runaka ikintu, nyirakanaka irabaganije. Naratangaye ngewe ngezeho umuhanuzi, mbona atangiye gushaka ahantu yakwandika. Mwabaye mu masengesho namwe muri abanyamasengesho, ntabwo sinyusenga agiye nyine. Noneho umuntu aba yabibonye, abafasha agapapuro muri agenda akamunogira n'ikaramu, abaranditse ibyo twita amandiko. Aho kantu akazingazinga atya arakanzanira ngo akiraho uzanshake. Ibyo Imana yabitewe n'ikizi, yumvaga ari cyaka kuvugana nanjye ariko dashatse kuvugira aho ngaho. Bitavuze ko abanyamasengesho twasenganye uwo munsi bose banyanga, no. Ahubwo buriya harimwe abari bubyumva ukundi, bakabisobanura ukundi, bakabitwara ukundi. Niyo mpamvu ubucuti bw'umuntu ugera ubw'Imana mu masezerano ni ubucuti bukomeye, bumwe buza mu kintu bita mu Cyongereza intimacy, bwa intime, buza mu inkoramutima, nabyita gutyo. Yosefu amaze kumva izi nzozi ukuntu zivuze n'amagambo bamusobanuriye, umva ijambo bamubwiye. Baramubwiye ngo ubuse koko ushatse kuvuga ko ugiye kuzadutwara, ubwo nicyo bivuze, uzaba umwami wacu kweri. Ibaze, nta kindi kintu yarababwiye, ntababwiye ati numva bisobanura gutya na gutya, ariko ubwabo bahita babyisobanurira bati byanga bikunda uwo muganda w'inkwi wahasigaye uhagaze, indi yose ikawugwa imbere, biravuga ko azatubera umwami, biravuga ko azadutwara. Nshuti muntu nteze amatwi ijambo ry'Imana. Ubu mwambwira gute ubusobanuro bwaravuye hehe? Ninde wabuhaye abandi se? Bibiliya ntitwereka niba ari Rubeni, ntitwereka niba ari Zakari, ntitwereka niba ari runaka cyangwa Zabuloni. No, iratubwira gusa ngo ubu bwabo bahita biyemeza ngo izi nzozi zirasobanura ko azadutwara. Icyabaye ni iki? Bamuhigiye hasi kubura hejuru. Nguyu mu mwobo, bamumanuza amajugunya imigozi, bamubwira ngo genda upfe, uwapfuye ntazuka. Genda manuka mu rwobo rwo mu ishyamba iyo bari baragiye. Bamushyiramo bavuga ngo manuka maze tuzarebe ibyaza nzozi zawe. Akenshi rero banyamasengesho bakozi b'Imana musenga kandi muyafite, mwibuke ko umubare munini cyane, nutegereje icyo Imana izagukorera, naho umubare muke cyane nuvuga ngo tuzarebe. Haleluya, 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 haleluya. Humura, ntabwo izo pourcentage zingana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimukurikirana amateka ya Yosefu muzasanga umubare munini n'uwari umuteze amaso ngo barebe ibizabaho, ariko harimo n'abandi bake bamurwanirira. Urugero, Rubeni niwe muntu wagiye agaragaza intervention, akavuga ati woye nyabona mwimwica basha, mwimwica basi nimuze tumuhe muri urugwobo. Umva nawe iyo nama ye.
nanone rero bamaze kumushyiramo ngo abishimayeli bavugiriza inzogera ku musozi ahantu iyo nzogera y'Abisirayeli ivuze bamenye yuko bashaka umuntu bagura. Niho bongera bavuga ati noneho mumuvanemo tumugurishe. Ariko Yuda nawe ngo yaramufashije, mumuvanemo tumugurishe n'ubundi yaradupfiriye ubusa baduhe makeya basi. Aho urumva ko ubutabazi noneho ntibubaye urukundo rw'umwe mu bavandimwe, ni ubutabazi buvuye ahandi ailleurs, buvuye ahandi. Mana ishimwe, nta munyasezerano upfa ngo anogonoke, arahwera kazahara agera kure ariko ntaherayo, yashobora no kugwa ariko ntahera hasi, arabyuka. Uko kugwa mvuze nako kandi ni ukugwa icyo twita kugwa mu isiganwa, briskoma, arasitara nawe, yasitara yanyerera, imitego yamutega, biriya byatsi byambukiranya umuhanda byamusitaza kubita hasi, ariko aho ntabwo ajya ahahera. Ijambo ritubwira ngo babamuvanye baramugurishije. Aho rero niho yavuye ajya kwa Potifari, abishyirwa, afungwa, ava muri gereza asobanuye inzozi z'abagororwa bari bafunganye, aba minisitiri w'intebe. Ni nawe ngiye gusoreza no mbabwira ngo ijambo nsorejeho, isezerano n'umunyasezerano inzira rizakunyuzamo ntabwo ubuzizi, gusa icyo nagusaba emera kunyuzwa naryo ahateganijwe. Ndasubiramo, emera unyuzwe naryo ahateganijwe. Haleluya. Nese urambwira ko buriya mu bintu byose bya Yosefu uravanaho iki? Uravanaho se urwango? Reka ntibishoboka, rwari ngombwa. Uravanaho se kugurishwa? Byari ngombwa ngo ajye kwa Potifari. Uravanaho se kubeshyerwa? Byari ngombwa ngo afungwe. Uravanaho se gufungwa? Byari ngombwa ngo asobanure inzozi. Haleluya. Hanyuma azamenyekane ku mwami Farawo. Uravanaho iki se muri byose? Wibuke ko umunyururu cyangwa se imfungwa yasobanura inzozi igafungurwa igasubira mu kazi, niyo yamumenyekanishije ku mwami. Mwamashimwe cyane. Hanyuma umwami yarose inzozi zamushobeye zamunaniye, Bibiliya tubwira ngo uwo mugaragu niwe mugati nyamara ndabizi hari muri gereza harimo umuntu uri mu mwuka w'Imana umuhamagaye yagusobanurira ibintu byawe. Haleluya. Hariya mu nzu y'imbere hafungiyemo umuntu uri mu mwuka w'Imana, nyamara yabigusobanurira kandi kuko yaraje arabisobanura, abisobanuye. Iyo nama irashimwa, niko tubisanga mu Itangiriro 1:3-7 ngo iyo nama irashimwa. Umwami aravuga ngo tuzavana he undi muntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Imana bamirubisha bene data, reka ndagize nkwifuriza kwemera kunyuzwaho isezerano rikunyujije. Gusa mumenye ko rinyuza ahantu hashaririye. Twabibonye muri Zaburi aho ngo kugeza ijambo ry'Uwiteka ryasohoreye, isezerano ryaramugeragezaga. Isezerano rikunyuza mu rwango, rikunyuza mu guseba, rikunyuza mu bupfakazi, ryakugira imfubyi. Ntago muzi ibyaryo. Rishobora kugira umuntu imfubyi kugira ngo rizagire ibindi rikora. Rishobora gupfakaza umuntu, umugabo cyangwa umugore, rifite ibyo rishaka gukora. Rishobora kugukura ku ishuri, isezerano ryo kuvana ku ishuri kandi utarubuza ubwenge. Isezerano ryakuvana mu ishuri, ndabibabwira, mfite ibihamya byabyo. Isezerano ryaguhombya, ugahomba kapitali yose, igishoro cyose kikarangira. Ari isezerano gusa, n'ibindi byinshi ntongeyeho. Ariko ndabasabye mujye mwemera kunyuraho rishaka umunyura. Imana ibambere umugisha mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Tumaze kubona yuko iri sezerano rifite ahantu rinyura. None reka tutekereze, ufite ayahe masezerano cyangwa se ufite irihe sezerano? Birashoboka ko igihe ugezemo hari ahantu uri kunyura hakugoye, ndetse ukaba wumva uruhijwe cyane. Rimwe na rimwe ukavuga uti iyi Imana yarambeshye, ariko ntago yakubeshye. Numenya koko ko ari Imana yamwavuganye, ihanganira ahantu uri guca, uko tumaze kubona ko uca ahantu hakomeye, uca ahantu haruhije. Birashoboka cyane ryakugeza no mu nzu y'imbohe nk'uko yatubwiye, ryakunyuza ahantu henshi, ariko aho uri kunyura hose, niba wizera ko kuko ari Imana mwavuganye, iri sezerano rizasohora. Ahantu uherereye, ibyo uri gucamo, aho wari ugeze, ongera wihangane, ongera ukomere, ongera wera imbuto, ongera ube wa wundi ahari wasanga wari ugeze ku iherezo ryo kugira ngo isezerano risohore. Ushobora kuba waranyuze ahantu henshi, ariko komera, shikama, rizasohora niba ari Imana yarivuze. Imana iguhe umugisha.